yanjye mwayumvise Gatohaya Anthony ni umwana wo muri Ruruko navukiye ndahakurira imfizi mu Ruyenzi rero muriha cyane Imana y'umujyi wahereza umugisha cyane imiryango migari ya Kristo yaturutse impande n'impande turabishimiye turabanezerewe cyane dukunda abantu bose Imana yanjye ahubwo gusa Imana yadufashaga iri torero rikaguka twahise ko twazakuyemo iki cyumba tugize hirya y'amazi hasigaye amahoro agataha Yesu ashimwe cyane ntabwo ntinda rero sinyantinda nubwo nshaje rwose ariko ngira ingoga mu mutima ndagira ngo babwire umutwe w'ijambo turimo muri iki cyumweru cya gatanu uvuga ngo inzitizi zatubuza gutunga umwuka no guhishurirwa umwuka wera inzitizi abantu bajya bagira inzitizi basenga abantu bagira inzitizi bakora umurimo w'Imana abantu bagira inzitizi baririmba abantu bagira inzitizi mu buryo bwose bushoboka icyo kintu ujye cyiyumvamo cyangwa se ukitekerezemo yuko hari igihe ugomba kugira inzitizi nibi byabayeho n'inzitizi Yesu ashimwe cyane nibi byabaye byo gukinga isenge n'inzitizi zo kugira umurimo w'Imana uhagarare Yesu ashimwe cyane ariko hari Imana ishobora byose Yesu ashimwe cyane hari amagambo ntashoboye gushyira hariya hantu ijambo riba mu mutima iteka ryose mpora ntekerezaho riri mu gitabo cy'umubwiriza rivuga ngo ibice 9 n'umurongo wa 13 rivuga ku mudugudu muto wari urimo abantu bake noneho ngo umwami ukomeye ahundikira wa mudugudu awurundaho ikirundo haleluya Yesu ashimwe cyane uwo mudugudu ngo uwo mwami ukomeye cyane arawugota awurundaho ikirundo cy'ukurira ariko muri uwo mudugudu harimo agakene kazi ubwenge Yesu ashimwe cyane muri uwo mudugudu harimo agakene kazi ubwenge gakirisha uwo mudugudu ubwenge bwe tuzamura icyo cyose tugiye haleluya ngo gakirisha uwo mudugudu ubwenge bwe ako gakene ariko ntabwo kigeze gahabwa agaciro nta nubwo kigeze amagambo yako yemerwa uwo mudugudu naje guhishurirwa usanga ari umuryango wawe Yesu ashimwe cyane usanga ari umuryango wawe urimo abasinzi usanga ari umuryango wawe urimo indaya usanga ari umuryango wawe urimo abapfumu n'abaraguza ari umuryango uri muri agakene uhora ku mateka winginga Yesu nashimwe cyane uwo mukene ngo akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe hepfo aravuga ngo ubwenge buruta imbaraga Yesu ashimwe cyane ubwenge buruta imbaraga ariko mwasomere ni iminota mike cyane muri kwija muri gahunda nateguye ntabwo niyo jambo nareka kuko ndarikora nkumva ari inyuma cyane amubwiriza 9:13 nabonye ubwenge munsi y'ijuru bwambereye ikintu gikomeye cyane hariho umudugudu muto cyane urimo abantu bake maze haza umwami ukomeye cyane arawutera arawugota awurundaho ibyo kuririraho arawukandagira awushikamira habonekamo umukene uzi ubwenge akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe haleluya Yesu ashimwe cyane habonekamo umukene uzi ubwenge kubaho Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge kubaho Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge ako gakene karagenda kajya ku mavi karapfukama karasenga kajya ahantu hihishe ahantu hiyereye Bibiliya ivuga ngo ubwenge bw'umunyabwenge bufukirwa hiyereye ubwenge bw'umunyabwenge bufukirwa ahiyereye ako gake
gakirisha uwo mudugudu ubwenge bwabo. Nasanze uwo mudugudu ari umuryango wawe urimo abantu bake, ariko muri abo bantu bake harimo akantu gahora ku mavi kinginga Imana, gasengera umuryango wako, kawingingira uko bukeye n'uko bwije, nubwo batagahaga agaciro, nubwo batakitagaho ubwo ari byose, nubwo barekaye bagakanye bakakita nk'agasazi, ariko kari gafite ahantu gahagaze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bibiliya itwereka yuko mu gihe ubwoko bw'Imana bari bugiye kurimburwa muri Shushani, Yesu nashimwe, Esiteri umukobwa Imana yatoranije wari waragiye ibwami, ari agakene kaho katagira se katagira nyina, ari agapfuye. Igihe kigeze uwitwa Hamani w'igitangaza w'igikaka wari icyegera cy'umwami akura ubwo bwoko kugira ngo burimbura bumareho. Musaza we Moridekayi w'umwasi baramubwira ngo ahari cyakugize umwamikazi cyangwa mu gihe nk'iki ugira ikintu cy'ukora bagira ihishurirwa. Esiteri ntabwo yakoresheje ingabo, nta bindi yahuruje nyine, yabwiye bene baramubwira ni muze, aramubwira ngo genda ubwire Abayuda biyiriza ubusa, nanjye ngiye kubikora n'abaja banjye iminsi 3 zabone kujya imbere y'Imana. Amaze kugera imbere yiwe, amaze kujya ku mavi ya minsi 3 irangiye, asanga umwami byahindutse, asanga byahindutse. Haleluya. Asanga byahindutse. Esiteri akiza umuryango wawe. Umwana yingutse imbere y'Imana, mwamubwira Esiteri mwamikazi, n'icyo ushaka nk'igihugu, nubwo cyari igihugu cyanjye cy'uruhande ndakiguhereza. Esiteri ndasaba kujya teguriyera akubwira icyo ushaka. Aba mureke Esiteri ibyo ashaka, umwami ibyo ashaka aba aribyo bibaho. Ibyo ashaka aba aribyo bibaho. Ibya Hamani birasenyutse, ibyo Esiteri aba aribyo bibaho. Agiye gukomeza kwikurikirana cyane, murayizi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Agakene kazi ubwenge kari muri uwo mudugudu gakirisha uwo mudugudu ubwenge bwabo. Hasoma harageze. Habonekamo umukene uzi ubwenge akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe, nyamara nta muntu wibutse uwo mukene. Nta muntu wigeze yibuka uwo mukene. Era ko ndavuga ni ubwenge buruta imbaraga. Ubwenge buruta imbaraga. Ariko rero ubwenge bw'umukene burahinyurwa. Ubwenge bw'umukene burahinyurwa. Kandi amagambo ye ntiyumvikana. Amagambo ye ntiyumvikana. Amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye. Amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye. Mwene data reka nkubwire, niba ufite ikibazo, n'ufite intambara mu buzima bwawe, niba cyangwa se mu muryango, ngwino ujya hiherereye, winginga Imana yo mu ijuru. Nta kindi cyagufasha mu ntambara zawe, nta kindi cyagufasha mu muryango wawe, nta kindi cyarengera igihugu, nta kindi cyarengera itorero, nuko ujya ku mavi ukajya hiherereye ugatakambira Imana, Imana ikagira ishyingiro. Yesu nashimwe cyane. Iyo niyo nzira bene data, agakene kamwe kagiye ku mavi kajya hiherereye kinginga Imana ikingura inzugi, amahoro asakare, abantu bazaza mu gihugu cy'Imana bakihereza. Yesu nashimwe cyane. Urakoze cyane. Reka dukomeze. Reka turebe mu gitabo cy'Abafarisayo ibice 1:1. Ariko ngo ndashaka ko mumenya uburyo barwanira intambara. Uwo ni Pawulo wavugaga ayo magambo. Mwebwe nabi Laodikiya ndetse n'abatarambona ku mubiri bose, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe. Ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo ngo bahawe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Kumenya Kristo ni ubwiru bw'Imana. Ndagira ngo ubikurure cyane ubyumve. Kumenya Kristo neza ni ubwiru bw'Imana. Yesu nashimwe. Dushobora kuba turi ahantu tuzuye itorero, ariko tutarasobanukirwa Kristo icyo ari cyo. Yesu ashimwe cyane. Hari ijambo Yesu yabwiye abigishwa be riri mu gitabo cya Yohana 12, yabwiye ngo mwizere Imana nanjye munyizere, mu rugo rwa data hari amazu menshi, yataza ko haba mbabibabwiye, ngenda kujya kubategurira hayo aho muzaba, kuko nanjye ariho nzaba. Noneho Toma aramaze ko inzira tuzayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Ntabwo inzira bari bayizi.
wabereye mu itorero igihe wakirijwe n'ubu nturamenya Kristo n'ubu nturamenya imbaraga za Kristo n'ubu ariko mwa mukobwa mwiza Imana iwereze umugisha ari ahantu washyize rwose kandi nkunda gufata ikintu gikomeza mu mutima ari ahantu wanyubatse Imana mujigumisha cyane arabona ngo Filipo igihe twabanye ntabwo uramenya umbonye ababonye data Yesu ashimwe cyane umbonye ababonye data Yesu nashimwe haleluya umbonye ababonye data ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu Kristo ni ijambo ry'Imana ryahindutse umuntu ni ijambo ry'Imana ryahindutse umuntu ubonye Kristo ababonye Imana Yesu ashimwe cyane Yesu nashimwe ndashaka ko mumenya uburyo mbarwanira intambara Pawulo yavugaga aya magambo ahora ku mpaka abingingira abasabira abasengera abingingira umunsi ku wundi ariko ndashaka ko mumenya uburyo mbarwanira intambara mwebwe n'ab'i Laodikiya ndetse n'abatarambona ku mubiri bose kugira ngo imitima yabo ihumurizwe n'abatarambona ku mubiri iyo uri musenga urambura ijambo ry'Imana ukingingira igihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba kugira ngo igihugu kigire amahoro Yesu ashimwe cyane uri hano wingiye muri Ryabega ariko mu majyepfo bakabona amahirwe yawe mu majyaruguru bakabona amahirwe yawe mu burasirazuba bakabona amahirwe yawe wohora ku mavi wingingira igihugu kugira ngo kibone amahoro kandi kikamugisha Yesu ashimwe cyane haba hari imvugo nyinshi zivuga ngo igihugu kimeze gityaye intambara hirya no hino ariko ibyo byose iyo turi kumwe twizera dufite ibyiringiro yuko dufite Imana ishobora kuturwanira iyarwanire Yehoshafati iyarwanire Sedraka na Misaka na Abedinego iyarwanire barwanire bari abagabo natwe izaturwanira Yesu nashimwe cyane mvugiye ibyo n'ubwo kane mvugiye ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yose turi kunzitiza Pawulo aravuga mvugiye ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yose akabavana mu nzira muri akabavana mu gakiza kanyu abantu bakunda gushikurana umuntu akaza akareba abantu nk'abate ibyo dukora hariya nimuzijye kubera aho Imana nimuzijye kubabwira ijambo ryiza kavanwa mu itorero ukajya mu ndimi ugahora uriyagaya gukora hepfo gukora haruguru Pawulo aravuga mvugiye ibyo mbabwira ibyo ubu niye Pawulo uyu munsi wa none ntabwo nishyize hejuru mvugiye ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yoshye ibitworoshye ni byinshi iyo duhura nabyo duhura n'intambara nyinshi cyane ariko Pawulo njya mukunda cyane yavuze mu gitabo cy'Abefeso aravuga ngo bisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bw'ibwije mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bw'ibwije mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani Yesu nashimwe cyane ngo ntabwo dukirana n'ibifite amaraso n'umubiri dukirana n'imyuka mibi n'umwami utegeka iyi si y'umujyi ariko aravuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri kandi mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingiye igituza gikingiye umutima niwo utekereza akanwa kagasohora amagambo Yesu ashimwe cyane yambaye gukiranuka gikingiye igituza gikingiye umutima kugira ngo ubashe kurwana intambara neza mutware kwizera y'ingabo kugira ngo ubashe kuzimya imyambi ya wa mubi yakubura mvugiye ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yoshye haleluya Yesu ashimwe cyane naboneka aya magambo ntasigara ngaho iri jambo ntirisigare mu cyiciro wicayemo urigendane mu mutima wawe komeza kuko nubwo ntari kumwe nawe ku mubiri ndi kumwe nawe mu mutima nishima kandi mbona gahunda yanyu nziza n'uburyo mushikamye mu byo kwizera Kristo nuko rero nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwana wacu aba ariko mugendera muri we aba ariko mugendera muri Kristo niwe nzira niwe kuri niwe gukira aba ariko mugendera muri we turahirwa tugira amahirwe cyane mu gihe cya kera tutazi Imana ariko Imana yari dufite isezerano ko mu gihe nk'iki tuzaba turi mu nzu yayo dushima izina ryayo tuzaba turi mu nzu yayo turihimbaza mu gihe nk'iki yari ituzi
mu gihe cy'abasogokuruza baterekeraga, babandwaga, bakoraga ibijya cyangwa n'Imana, ariko abo muri bo nzasigazamo udushami tuzankorera. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Muri basogokuruza bapfuye, bagiye bakoraga ibyo ngibyo, bapfuye bataramenya Imana nyakuri, ariko igihe nisigazamo udushami. Ariko twebwe turi udushami tw'abo ngabo twagiye dushibuka kuri ibyo bishyitsi. Yesu araza atabara ubwo bushami, aramuvomerera, akuhira amazi meza y'ubugingo, atumara inyota, atumara inzara, awushura amaso yacu y'imitima arareba, tubasha kureba ku bitagaragara. Haleluya, tubasha kureba ku bitagaragara. Aduha ubwenge bwo kwitegereza ku bitagaragara, aduha ubwenge bwo guhishurirwa, aduha ubwenge bwo kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Yesu nashimwe cyane. Kuko mushorere imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomerejwe mu kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu. Haleluya. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu. Ariko abantu murahazi, mujya muhabona, ariko hari abanyaga abandi bakabanyagisha ubwenge bwabo, ubwenge bw'abantu. Abo bantu murabitegereza bariho? Barahari, batabanyagisha ubwenge bwabo. Umuntu akaza mu bantu, akaza mu gihugu akacyangiza, agateranya abantu bafite imwe, basangira, bashyingirana, akaza akabateranya, akinjira mu muryango akawuteranya, akawica, akabuza uburyo. Agasanga umugore wibaniye n'umugabo neza, yarangiza akagera ku irimo ati umugore we nasanze asambana, ari kumwe n'indaya n'undi muntu n'inshuti ye, amesha kugira ngo agire ishyari ryarura rugo rumeze neza. Umugabo akaza yatereye mu ijana. Mwirinde hatagira umuntu bashukisha bene mugabo. Asanga umugore wawe asomana n'akana, kandi asanga umugore wawe ari kumwe n'umugabo aha n'aha, ukava ibunama ukaza ugiye ku kazi, ukaza wajigije wamaramaje, umugore yagira ngo arakuvugisha ukamucira mu maso, umugore akibaza icyo umujishije kikamuyobera. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihembo byose. Ijambo narikunze cyane, kuko ni ibintu bitubamo twebwe, ubwo dutera hari ibintu bitubamo. Wiri usenga, wiri ukora ukorera Imana, ariko ukagenda ugahura n'inzitizi mu nzira, ikakuboha, ikagukubita icyo kijambo kibi, warangiza bigahinduka muri wowe, bigahinduka muri wowe, isura yawe igahinduka. Umuntu akibaza ko byagenze, ukagenda ukabikumira. Yaba mugabo, yaba umugore, n'umugore nawe gushukisha ibyo ngibyo. Umugabo yahinguka ugasanga aramucira mu maso. Uramuhamagara se iki? Sanga ushaka gusanga musanga. Umugabo akikanga akayoberwa, akayoberwaho ahantu ibintu habituze. Izo ni inzitizi zikubuza gukorera Imana. Izo ni inzitizi zikubuza kuba mu murongo mwiza w'Imana ishaka. Yesu ashimwe cyane. Uzirinde bene abo bantu. Ntugahute kugira umujinya, ntugahute kugira ubwira. Yesu ashimwe. Ari umuntu wigeze kuzaho akaganira, mwihangane. Yigeze kuzaho ikiganiro atubwira umwana wamaze kurongora, aragenda ajya mu mahanga, aragenda gushaka amafaranga, amara imyaka 20. Arangije ya myaka 20 abwira shebuja ati wangishyuye amafaranga, ataramuha n'igiciro. Shebuja aramubwira ngo ari amafaranga, ari inama umukorera iki, kitamo kimwe. Yashyize imyaka 20 nta n'ifaranga urafata. Yesu amaze kurongora umugore amusiga mu rubavu, arahama ngo ntiyagira abana. Arangije umugabo aramubwira ngo ndahitamo kugira inama. Aramubwira ngo uzirinde guhubuka, uzirinde guca inzira y'ubusamo, uzirinde guhurura ibitakureba. Arangije amupfunyikira umugati, ati uzirinde kuwurira mu nzira, uzawusangire n'umugore wawe ugezeyo mu rugo rwawe. Aragenda ajya guca inzira y'ubusamo, asanga barayimubujije. Aragenda aciye kure, aragenda arara mu rugo rw'umukecuru wamaze abana, ibituro bikikije urugo. None ngo ababazi byageze nijoro bakavuza induru, bakava mu bituro bakavuza induru. Waba waraye aho ngaho uhuruye bakakwica. Yibuka yuko bamubujije guhura ibitamureba, arabireka arikujyamo. Umukecuru aramubwira ati se kutahuriye numvise nduri, ati ntabwo nahura ibitandeba. Ageze mu rugo asanga umwana w'umusore w'inda yasateye umugore. Ntibatigirutse waje kujya kucinyuma. Abajije umugati uyu n'umwana wawe ndabazi. Apfundiye wa mugati asanga amafaranga y'imyaka 20. Bandare y'amafaranga y'imyaka 20. Umugabo yahangiye neza 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 afite umugati
bivuga iki rero? Kwihangana bene data, kwihangana. Nimumara kwihangana mugakora ibyo Imana ishaka, muzahabwa ibyasezeranye. Bibiliya ngo hasigaye igihe kigufi cyane, uzaza ntabwo azatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, naramuka asubiye umutima wanjye uzamwishimira. Ariko mwebweho ntabwo mufite gusubira inyuma ngo muribuke, mufite kwizera muzahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Ndihuta. Nyamara muri we niho hari kuzura k'ubumana kose. Muri Kristo niho kuzura k'ubumana kuri. Muri Kristo niho kuzura k'ubumana kuri. Nta wundi hirya ye nta wundi. Hariho n'igihe Imana rigiye kurimbura isi, ibwira abandi ngo nimugende mufate imiyaga idahuha ku biti, idahuha ku nyanja, idahuha no ku butaka. Araza Yesu aravuga ngo nimumuretse kubabaza isi, nimumuretse kubabaza inyanja, nimumuretse kubabaza ibiti, tubanze dushyire ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Yesu nashimwe. Nimumuretse kubabaza isi inshuti yanjye, nimumuretse. Barahagarara Yesu ahera ko araza, atabaretse kugira ngo baze ashyire ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nyamara muri we niho hari kuzura k'Imana kose, uburyo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Hirya ye nta wundi, ntawe. Hirya ya Kristo nta wundi. Niwe wenyine utegeka ubwami bwo mu ijuru n'ubwo mu isi. Yahawe ubutware bwo mu isi n'ubwo mu ijuru. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Gukebwa kutari ukwe muri we ni nabo mwakebewe. Gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuba kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere, ukambikwa undi mubiri mushya, ukaba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Mwiyambure umubiri w'ibyaha, uwiyambure, uwujugunye kure, uwucukurire uhambe hasi wambara umubiri wa Kristo. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Musaza n'abarambere, kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi no mu mwuzuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Bari bariho bashidikanya, bamwita mwene Yosefu na Mariya, ariko ibintu yagiye akora bikomeye cyane bitangaje. Yaje kugeza igihe birabashobera, birabacanga, bibabera amayobera. N'ubu bamwe biracyari amayobera, kuko nta mwuka wera bafite. N'ubu bamwe baracyari mu mayobera matagatifu, y'abayobe, kuko nta mwuka wera bafite. Nta yishurirwa bafite yo kureba ku byahishuwe. Yesu ashimwe cyane. Byababereye amayobera. Uzirinde gusubira muri ariya mayobera. Niba wari muri ayo mayobera, ngwino hishurirwe, umenye ukuri. Haleluya. Kandi ngo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakizwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Reka turebe igitabo gikurikiraho, Abakorinto ba kabiri 11 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data, turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana y'i Korinto, Yesu uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data, turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto, n'abera bose bari muri Akaya bose. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Abakorinto ba kabiri 11 umurongo wa mbere.
yabishatse cyangwa mukanyihanganiraho hato 11 n'umurongo wa mbere cyangwa mukanyihanganiraho hato icyaba mukanyihanganiraho hato ubupfu bwanjye nyamuneka munyihanganire. Pawulo nuko yavuze ati nyamuneka munyihanganire kuko mbifuriza ifuhe kuko mbafuhira ifuhe mu buryo bw'Imana. mbafuhira ifuhe mu buryo bw'Imana kuko n'abake abantu bajya bafuhira ariko mujya mufuhira ifuhe y'uburyo bw'Imana, ifuhe ridashobotse, ifuhe ry'amafuti, ifuhe ry'ubujiji, ifuhe rizana ibibazo mu muryango rikawusenya rikawurimbura. Ukagira ifuhe ry'umuntu mugenzi wawe kurusha umutungo, ukagira ifuhe ry'umugore, ukagira ifuhe ry'umugabo. Iryo fuhe ntabwo ari ifuhe Imana yishaka yifuza kuri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Iryo ntabwo ari ryo twifuzaho. kuko n'abakwereye umugabo umwe N'abakwereye umugabo umwe, Pawulo yaravuga ngo n'abakwereye umugabo umwe ariwe Kristo, ariwo Kristo Yesu. Komeza. kugira ngo mbashyingire mubashyingire ariko mwebwe mumeze nk'umware utunganye. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo mubashyingire mushyingirwe Kristo ariko mumeze nk'umware utunganye utariyandurishije iby'isi. Yesu ashimwe. Utariyandurishije iby'isi. Pawulo aravuga ngo kugira ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Yesu ajya kuvuka yaratoranijwe, atoranywa muri Mariya, umukobwa mwiza wari utunganye w'isugi, utarigeze wiyandurisha umugabo uwo ari we wese. Imana imutoranya mu isi, iravuga ngo uyu mukobwa niwe umwana wanjye azanyuramo, asama inda adatewe n'umugabo. Imana iraza yinyurira muri Mariya, umukobwa utunganye. Marayika araza aramubwira ngo ugiye gusama inda y'umwana w'umuhungu kandi niwe uzakiza abantu ibyaha. Umugabo wa Yosefu wari waramusabye uyumvise ko asa nyina ngo ashaka kumubenga rwishwa ko yarakiranutse. Yesu nashimwe cyane. Ngo ashaka kubenga rwishwa ariko akibitekereza mu mutima we. Uzirinde gutekereza ibintu ntukibaze muri wenyine. Ujye utekereza, iyo utekereza ijuru rigushinzwe riba rireye mu mutima wawe no gutekereza. Yesu nashimwe. Amen. Ndakubwira ngo reka gutekereza ibidatunganye. Akibitekereza ko yari umukiranutsi ari ahantu yiherereye mu mutima we ashaka kumubenga rwihishwa. Akibitekereza marayika w'umwami araza aramubwira ngo Yosefu uyitinya ko ngo ugenewe Mariya, ko indi muri Mariya umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Wirinde gutekereza kubenga ugenewe Mariya. Asanye inda y'umwana w'umuhungu niba uzakiza abantu ibyaha byabo. Uzirinde kuryamana no kuzageza igihe uwo mwana azavugira. Burya ngo abanyagatolika ntabwo bazi ko Mariya yabyaye abandi bana. Iyo ituma abakobwa benshi bigeze babikira ngo barashaka kumera nka Bikira Mariya. Kandi yabyaye abana 7, arabyara acura nk'abandi bose. Noneho bo baragenda kubera kudahishurirwa, baragenda barifata ngo barashaka kumera nka Bikira Mariya. Mumbabarire kuvuga aya magambo, ariko ugiye kubitegereza usanga iyo shusho ariyo ngiyo. Baba babikira ariko Mariya yarabyaye. Amaze kubyara Yesu yabyaye n'abandi ba Yohana, ba Yakobo n'abandi bose. Arabyara aracura umwana w'Imana amaze kwinjira mu mirimo ye. Yesu nashimwe cyane. Arandi mangana nari nateguye nje gusoza, ndavuga mu mutwe. Nari nateguye ijambo riri muri Matayo ibice 25 umurongo wa 2. Aravuga ngo Yesu ngo akira abigishwa b'umugani, arababwira ngo ubwami bw'Imana bushushanywa n'abakobwa 10, ngo ariko 5 bari abapfu, bandi 5 ari abanyabwenge. Ndagira ngo muhishurirwe cyangwa se mwisuzume mutekereze neza. Uramenye utazicira mu itorero uri umupfu. Uramenye utazicira mu itorero udafite amavuta. Nshuti yanjye, haranira gushaka amavuta. Noneho ngo bajya gutegereza umukwe, ariko abanyabwenge bajyana amatabaza yabo, bajyana n'imperezo zirimo amavuta. Bayishurirwa ariko nuko ashobora gutinda akaza kugeza mu gicuku, ariko bitegura icyo kintu bakireba, barakimbiriza barakireba.
amavuta yabo mu mperezo. Noneho umukwe atinze barasinzira bose barasinzira, ariko abanyabwenge basinzirana amatara yabo arimo amavuta. Abapfu bajyana amatara atagira amavuta. Ngo bigejeje mu gicuku, umukwe ahera ko bati umukwe araje, abantu baraguye umukwe aje ko aho urusaku, abantu barahaguruka bakasanga barayagayaga. Noneho barahaguruka kuboneza amatara yabo, abakobwa barahaguruka bose. Babandi b'abapfu bagiye gucana amatara yabo arazima. Babwira abanyabwenge ngo muduhe ku mavuta, abandi ngo ya ntabwo yabizi. Mwigire mu handi mujye kwishakira yanyu. Bamaze kugenda abiteguye binjirana n'umukwe, urugi rurakinga. Abazakabwira mu bahanuzi byabe biyo ngiyo, baraza barakomanga ngo data uje dukingurire. Abo ntabwo nigeze mbamenya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Byaba bibabaje. Kuba wicaye hanga utegereje Kristo, ari ukikira udafite amavuta. Ntibashobora kumanuka. Kandi ashobora kubuza. Naravuze ngo ntabwo umunsi kereka data wenyine w'umwe. Amen. Nakubwira ngo uyu munsi wa none gerageza gushaka amavuta. Reka wicara utegereje Kristo, umwicare gusa utegereje gusa. Yego. Gira ikintu ugutegerezanya. Gira icyo utegerezanya Kristo. Amen. Nakomanga uzamukingurira. Naza nijoro azasanga uri maso. Naza mu gicuku azasanga ari maso. Naza kubanga azasanga uri maso. Ariko mwiteguye. Yesu nashimwe cyane. Reka kwicara aha gusa ngo wicare aha gusamba. Uza hano ku cyumweru ku munsi w'umuhango nagiye gusenga. Nurangiza tumara kugira ari ukuri n'umukobwa mugende. Kugira hari mu nkabo z'umwera n'aho akamuca. Wicara tumara gususuruka kuri ngendo rero kandi zo gutaha mu gihe ntawe kuri udandagana. Ariko urimo kugenda udandagana mu gihe. Nazi Yesu nashimwe cyane. Ndahasimbutse aho ngaho. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagira muri abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Yesu nashimwe cyane. Mushaka ubwenge bw'ishoboka, ushaka ubwenge ukiri muzima, ushaka ubwenge ugihumeka umwuka w'ubuzima, kuko igihe cyawe ntabwo kizi. Ntabwo uzi igihe cyawe, ari ejo wagenda, ari ejo bundi wagenda, ariko bijya ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami bakaruhuka imihati imirimo bakoze ikajyana nabo ibakurikiye. Imirimo yawe bakoze ikajyana nawe igukurikiye. Gishake hakiri kare ugihumeka umwuka w'abazima. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Shaka imirimo hakiri kare, yishake hakiri kare. Ntabwo uzi umunsi n'ige uko turaha twese siko tuzagendera umunsi umwe. Ejo ushobora kugenda, ejo ushobora kugenda, ariko ugiye werekeje he? Icyerekezo kujyana iki? Niye mpamvu ugiye witwaje. Ni keke yawe iri hehe? Gira ahantu naga ubutunzi bwawe, ubunageyo. Gira ahantu naga ibikorwa byawe, icyagenda kijya kugera uzabisangira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abaroma ndihuta ndananga kubangana. Pawulo avuga aya magambo nanone avuga ngo bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira abizeye ku Mana no kugira ngo bakizwe. Pawulo aravuga ngo icyo nifuza mu mutima wanjye nsabira bene data b'Abisirayeli no kugira ngo bakizwe. Icyo nsabira bene data turi kumwe hano muri iyi nzu y'Imana no kugira ngo mukizwe. Ntabwo gukizwa biri ahandi hantu handi himbitse, hari ahandi hantu bicengera hirya cyane y'umwenda utigirije hejuru. Agakiza karagusaba guhishurirwa, ukagira ubwenge ukinjirayo, ukinjira ahandi hirya Yesu yatwinjiriye. Amen. Bashaka ijambo ry'Imana. Ntibukire kumva ijambo ry'Imana ku cyumweru ukazongera ukaryumva ku cyumweru. Ushobora kurwara bwake yo mu mwuka. Yego. Yesu ashimwe. Ushobora kurwara bwake yo mu mwuka. Ijambo ry'Imana n'ibyo kurya bidufasha mu rugendo. N'impamba idufasha mu rugendo turimo. Kuba mvuga aya magambo so nagiye mu ishuri, ariko ntabwo biri kiva mu nda. Akurira ntari umutse, kuko n'impamba iyo ntaririyeho ncika intege nkumva ndasa n'umuntu wabuze. Ariko iyo ndisomye imbaraga rikanyongeramo intege zo kongera gutekereza neza. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo nakabaye ntekereza, sinaka imyaka mfite sinyakabaye mpagana imbere y'abantu. Ntabwo nirata mu mbabare, ariko ndashima Imana yuko yampaye kwimenya no kwisobanukirwa. Haleluya. Bene data,
ni ukugira ngo bakizwe. Ndabihamya neza yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Ndahamya neza ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Ako kantu gatekerezaho cyane ugakurure. Ndahamya neza ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Ubwo bari batazi kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, kuko Kristo ari we amategeko asohoreraho kandi ni we uhesha uwizera wese gukiranuka. We wenyine ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Twese turavuga Imana ariko ujye wirinda mu murimo ukora, umenye uburyo urimo kuwukora. Ugira ubwenge, usaba Imana ubwenge, umenye uburyo urimo gukora uwo murimo, udashingiye ku ndamu zawe, udashingiye ku ishyari, udashingiye ku bintu byose by'Imana yanga, ushingiye ku byo Imana ishaka gukora. Ese ashimwe cyane. Matorero y'Imana, bene data bari matorero atandukanye, mugire ubwenge, musabe Imana ubwenge. Imana ibafashe mu matorero yo murimo, Imana ibafashe mu rugendo rwo murimo, Imana ibafashe kugira ngo mutazaba mwararihiye ubusa. Ntawamenya ariko Imana yo mu ijuru dufashe kugira ngo tugire ubwenge bwo kumenya ukuntu tuyoboye intama z'Imana, tugire ubwenge bwo kumenya ukuntu twinjiramo turi intama turi mu cyanya cy'Imana yaduteguriye, tumenye ukuntu tugenda mu rugendo rwacu, inzira turimo ko tuyihagazemo neza, ejo tutazatsindwa n'urubanza. Ese ashimwe cyane. Nabanje mu Gatolika baravuga ngo iherezo ry'umuntu ni urupfu, ni urubanza, ijuru cyangwa umuriro w'iteka. Ubanza ujya mu rupfu, barayitwica mu rubanza, bahita ugahabwa ingororano. Imana yo mu ijuru ihereze umugisha kandi bagire neza.